ushaka kumenya uko ikintu gikora ubaza uwagikoze. Urugero, ushaka kumenya uko imodoka ikora, wenda se urashaka kuyitwara cyangwa se urashaka kuyikanika, bigusaba kubaza uwayikoze. Niyo mpamvu ubona abantu bajya kubyiga kugira ngo mwarimu abaha amakuru. Ese wakoze imodoka yagennye ko kuyitwara bigenda gute, yagennye ko kuyikanika bikorwa gute. N'urushako narwo rufite uwaruhanze. Muri inyigisho turagaruka ku mugambi w'Imana ku rushako. Ese Imana ijya gushyiraho urushako yagennye ko rukora gute? Ese habaye hari kitagenda neza mu rushako, Imana yateganije ko cyakemurwa gute? Ibi rero birakureba by'umwihariko wowe muntu urimo kurambagiza. Kubera iki? Muri inyigisho tuzabona urushako n'iki, tuzabona kandi imiterere yihariye Imana yahaye umugabo n'umugore ibategurira gushyingirana. Ahangaha ku muntu uri kurambagiza bizagufasha gusobanukirwa n'ubuhe bushobozi ukeneye kwiyubakamo ku giti cyawe nk'umuntu uri kurambagiza, kandi nibiki ukeneye kugenderaho, nibiki ukeneye kugenda ureba mu gihe uhitamo uwo muzabana. Inyigisho kandi irakureba wowe muntu wamaze gushaka, kubera ko muri iyi nyigisho tuzanareba imiterere yihariye y'urushako. Mu kuvuga nibiki Imana idesigning urushako, ijya gushyiraho urushako, nibiki yashakaga ko biba bihari. Ahangaha tuzabona nibiki ukwiye kwirinda mu rushako rwawe, nibiki ukwiye guhirimbanira mu rushako rwawe. Ese bibaye bitarimo neza, ni gute Imana yagennye ko wabishyira mu murongo. Naho neza, ikaze Rushako TV. Yewe nitwa Johnny. Rushako TV naho ni platform twigiraho kurambagiza, kubana no kurera neza dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Niba rero ari ubwa mbere, ntibibagirwe gukanda subscribe ndetse na notification kugira ngo nawe tujye tubana muri uyu mwanya. Rushako TV nta kindi dukora, tujya mu ijambo ry'Imana tukareba n'ubuhe bwenge ijambo ry'Imana riduha bwadufasha kubaka ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo. Ni karibu rero. Mu nyigisho y'uyu munsi turaza kureba ku mugambi w'Imana ku rushako. Umugambi w'Imana, iyo tuvuze umugambi tuba dushatse kuvuga design cyangwa se igishushanyo mbonera. Ni ukuvuga ese Imana ijya gushyiraho urushako yari igambiriye ko ruzaba rumeze gute. Turaza rero kureba ibintu bitatu bidufasha gusobanukirwa umugambi w'Imana ku rushako. Icya mbere turaza kureba urushako n'iki, ese rwaturutse he. Icya kabiri turaza no kureba ese abashakana ni bande, nihe miterere yihariye Imana yahaye abashakana. Icya gatatu turaza kureba imiterere yihariye y'urushako. Ni ukuvuga ese Imana ijya gushyiraho urushako yagennye ko ruzaba rukora gute. Uyu mubano hagati y'umugabo n'umugore Imana yagennye ko uba uteye ute, urangwa n'ibiki. Ni karibu rero. Turi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri, turasoma ku murongo wa 18 tugeze kwa 25. Ni inkuru z'ukuntu Imana yaremeye Adamu umufasha. Gusa mbere y'uko twinjira muri iki gice, dukeneye kubanza kugira ibyo twemeranya. Ubundi iyo bavuze urushako wumva iki, bishatse kuvuga iki? Kubera ko muri buri rurimi hari ukuntu ururimi rukura. Ururimi ni nk'umuntu rurakura. Noneho uko ururimi rukura, hari amagambo amwe n'amwe agenda yibagirana. Abantu batangira kuyakoresha gake gake, igihe kikazagera ukumva abantu ntibakiyakoresha. Uko rero amagambo yibagirana niko n'icyo asobanuye kigenda kibagirana. Hari ukuntu rero ijambo urushako mu Kinyarwanda naryo ubona rigenda ryibagirana, ku buryo hari ubwo abantu bashobora kutumva neza icyo bivuze. Iyo rero tuvuze urushako mu Kinyarwanda, ni ukuvuga isano yihariye iri hagati y'umugabo n'umugore bashyingiranywe. Nk'uko abana babiri bavuka ku mubyeyi umwe, isano iri hagati yabo yitwa ubuvandimwe, urumva bari abavandimwe, niko n'umugabo n'umugore isano iri hagati yabo, uyu mugabo n'umugore bashyingiranywe, isano iri hagati yabo niyo twita urushako. Inshuro nyinshi ariko iyo abantu bavuga urushako bakunze kubibangikanya n'umuryango. Urushako n'umuryango rero bitandukaniye. Umuryango wo ni
urushako kuvuga isano iri hagati y'uyu mugabo n'umugore ariko wongeyemo abana n'abandi babakomokaho. Urumva iyo umugabo n'umugore babanye haba ubwo Imana ibaha umugisha bakabyara, abo babyaye rero nabo igihe kiragera bagashaka bakabyara, uko niko umuryango wabo ugenda waguka. Urushako rero wongeyemo abakomoka kuri uyu mugabo n'umugore nibyo twita umuryango. Ni kuvuga umuryango n'urushako kongeraho abana n'abandi bafitanye isano y'amaraso n'uyu mugabo n'umugore. Ntabwo ariko bigarukira aho ngaho. Inshuro nyinshi y'abantu bavuga urushako bakunze kubibangikanya n'indi jambo nanone ryitwa urugo. Urugo rwo rutandukaniye n'urushako, bitandukaniye n'umuryango. Urugo ni umuryango. Urumva umuryango nawo ubwawo n'urushako wongeyemo abana n'abandi babakomokaho. Urugo rero ni igihe wafashe uyu muryango noneho ukawongeraho aho aba bantu batuye, ubuzima bwabo bwa buri munsi, imibereho yabo, amatungo yabo, ibyo byose bikomatanije nibyo bigira urugo. Impamvu rero ni ngombwa ko iki ngiki ugisobanukirwa mbere yuko twinjira mu kureba uko wagira urushako rwiza, nuko ubundi urushako, iyi sano iri hagati y'umugabo n'umugore, niyo bavomamo imbaraga zo kwita ku bana, ku babakomokaho. Umuryango ushyize hamwe, ubwo bumwe bwabo, uko kwitanaho kwabo, niho bavoma imbaraga zo kubaka urugo, zo gushaka ibibatunga, zo kugwiza amatungo n'ibindi. Inshuro nyinshi rero usanga abantu bafata urushako rugasa nkaho ruburizwamo imbere y'urugo, ugasanga iyo tubivuga tugarukira ku rugo. Urumva bisa naho twakomatanije ibintu byose, ugasanga umuryango wibagiranye n'urushako byibagiranye. Nyamara ahangaha niho imbaraga zo gukora iki ngiki ziva. Imbaraga zo kubaka urugo ziva mu rushako, mu mubano hagati y'uyu mugabo n'umugore we. Ni ngombwa rero ko ibi bintu biba biri mu mutwe wawe, ukaba uzi ngo niki kibanza, ni iyihe soko, kugira ngo uko wita ku isoko bigufashe kubona umusaruro mwiza. Ni nko kuvuga ngo iyo utunganije imbuto ushobora kweza neza, ariko iyo imbuto ipfuye kweza ntibiba bishoboka. So urugo rero ni nk'umusaruro w'urushako. Ifite urushako rwiza ubasha kugira urugo rwiza. Birumvikana, mfite urugo rwiza ukagira urugo rwiza, none akagira urugo rwiza, twagira igihugu cyiza. Inyigisho yacu rero turaza gutinda cyane ku rushako, iyi sano iri hagati y'uyu mugabo n'umugore we, kubera ko tuzi ko nibyo bituma umuntu agira umuryango mwiza, nibyo bituma umuntu agira urugo rwiza, nibyo biduha igihugu cyiza. Reka rero mbere yuko dukomeza n'ibindi tubanze dusubire inyuma gato. Ubundi ibi bintu byitwa urushako byavuye, byaje bite? Nicyo umurongo wa 18 tubwira. Turacyari mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18. Niyo bavuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Kuvuga iki? Imana nizanye iki gitekerezo. Imana irabyitegereza, yanzura ko kuba uyu muntu ari wenyine, mu yandi magambo kuba uyu mugabo adafite umugore ntabwo ari byiza. Iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye, reka mushakire umugore, mu yandi magambo reka mububakire. So iyi sano rero iba hagati y'umugabo n'umugore iva aho ngaho. Ni Imana ubwayo yayitekereje, iravuga ngo reka nyishyireho. Ibi rero nicyo bivuze ko Imana ariyo yahanze urushako. Ariko ubwo ni uburyo bwa Bibiliya. Mu buryo bwa Bibiliya, iyo Imana ivuze ikintu ubundi biba bihagije, ni igihamya simusiga ko niyo yagikoze, kuko icyo Imana ivuze iragikora. Ariko mu buryo bwacu nk'abantu usanga bitugora kwakira icyo kintu, bisaba ko tubona ibindi bihamya, ibindi bimenyetso. Umuntu ntabwo yavuga ngo iki ni igihangano cyanjye, iki ni njye wagikoze, udafite ibimenyetso bigaragaza ko koko ari we wagikoze. Bibiliya rero n'ibimenyetso irabitanga. By'umwihariko reka nguhe ibintu 4 by'ibanze bidufasha kubona ko urushako ni igihangano cy'Imana ubwacyo.
icya mbere turasubira inyuma gato tugiye mu itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 26 biratubwira ngo Imana iravuga iti tureme umuntu. Icyo ni icya mbere. Imana yanzura kurema umuntu, ariko ntabwo yabivuze gusa. Umurongo wa 27 ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Imana yavuze ngo tureme umuntu, irangije iramurema. Iki ni icya mbere. Icya mbere ni uko Imana ubwayo niyo yaremye uyu muntu. Hanyuma imaze kurema uyu muntu, wa murongo wa 18 twari tumaze gusoma ngo Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Imana yaremye umuntu, irangije yanzura ko uyu muntu atari byiza ko aba wenyine, akeneye umufasha. Mu yandi magambo, yanzura ko hakenewe n'urushako. Uyu muntu akeneye kugira undi muntu bagirana isano. Hanyuma wakomeza ku 21 biyeka avuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore. No kuvuga ngo n'umugore cya kindi yavuze ngo reka muremere umufasha umukwiriye, nacyo iragikoze, imuremera umufasha umukwiriye. Icyo ni ikimenyetso cya gatatu. Hanyuma ariko ntago bigarukira aho ngaho. Urumva Imana yaremye umuntu, yanzura ko akeneye urushako, imuremera uwo bashakana. Ariko ntabwo bigarukira aho ngaho. Uyu murongo wa 22 usoza uvuga ngo iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Rwa rubavu Imana yakuye mu mugabo ngo iruhindura umugore igira ite, imushyira uwo muntu. Mu yandi magambo, Imana ishingira aba bantu. Ntabwo yaremye umuntu gusa, ntabwo yaremye umugabo gusa, yananzuye ko atari byiza ko aba wenyine. Mu yandi magambo, ni nawe yazanye igitekerezo cy'urushako. Ntabwo yazanye igitekerezo gusa, yaremeye uyu muntu n'uwo bagomba kubana ngo iruhindura umugore. Hanyuma icya kane, ntabwo yaremye uyu mugore gusa, ahubwo yanabashingiye, kuko ngo iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Ibi bintu bine rero ni bihamya by'uko iki kintu cyitwa urushako, kuko urushako ni isano hagati y'umugabo n'umugore. Hanyuma umugabo n'Imana yamuremye, urushako n'Imana yarutekereje, n'umugore n'Imana yamuremye ndetse niyo yabahuje. Icyo rero ni ikimenyetso simusiga cy'uko Imana niyo yahanze iki kintu cyitwa urushako. Ibyo rero bivuze iki? Tutarakomeza, ko Imana ariyo yahanze urushako biravuze ngo ibibazo byose dufite mu rushako Imana niyo ibifitiye ibisubizo. Biravuze ngo Imana ifite ubwenge buhagije nk'umuntu wahanze iki kintu cyitwa urushako, bwadufasha kurubamo neza. Ibi rero bivuze iki? Biravuze ngo niba ushaka kubaka urugo rwiza, umva twabibonye urugo ni umuryango wongeyemo aho abantu batuye, ariko umuryango nawo n'urushako wongeyemo abana. Urushako narwo ni isano hagati y'umugabo n'umugore. Ni ukuvuga niba ushaka rero kubona urugo rwiza, bigusaba gushyira imbaraga ku muryango. Niba ushaka gushyira imbaraga mu muryango wawe, bigusaba ko urushako rwawe, isano hagati yawe n'uwo mwashakanye iba imeze neza. Iki rero, isano hagati yawe n'uwo mwashakanye ntabwo ari ibintu byapfuye kubaho gutyo, bifite uwabikoze. Imana niyo yabihanze, tumaze kubibona. Iyo rero ushaka kumenya uko ikintu gikora, ubaza uwagikoze. Nawe rero niba ushaka kumenya uko umuntu yubaka urugo rwiza, uko umuntu agira urushako rwiza, nta kindi gisubizo, biragusaba kujya mu ijambo ry'Imana ukaryiga, ugasobanukirwa ni gute Imana igena ko urugo rwubakwa. Iki ngiki Bibiliya irakidushishikariza mu Migani 24:3, ko biratubwira ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Ubwenge rero Imana yarabuduhaye mu ijambo ryayo. Niba ushaka kubaka urugo rwiza, niba ushaka kugira urushako rwiza, icya mbere ni ukubaza wahanze urushako, ni ukujya mu ijambo ry'Imana. Icyo ngira ngo kirumvikane. Ariko umaze kumenya ko Imana ariyo yahanze urushako, uhita wibaza, harya ubundi kubera iki? Ni iki Imana yashakaga kugeraho ijya guhanga urushako? Nicyo uyu murongo wa 18 utubwira, kuko
kuko Bibiliya yavuze ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ikintu cyateye Imana gufata imbaraga zayo, gufata umwanya wayo ikabishora mu kuremera umuntu umufasha umukwiriye, ni ukugira ngo ikemure ikibazo. Icyo kibazo ni uko uyu muntu yari ari wenyine, Imana ikabona ko atari byiza ko aba wenyine, ikavuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Ariko iyo turebye igisubizo Imana yazanye, bidufasha kumva neza ikibazo cyari gihari mu bugari bwacyo. Ntabwo ikibazo gihari ari ukuba wenyine gusa. Yaba ari ukuba wenyine, Imana ari kumuzanira uwo kumumara irungu. Ariko ntabwo ari ukuba wenyine gusa, ahubwo hari n'uko uyu muntu hari ibintu Imana imuha gukora, hari ubuzima Imana imuha kubamo, akeneye umuntu wo kumufasha kububamo, akeneye umuntu wo kumufasha gukora ibyo ngibyo iri kumuha gukora. Niyo mpamvu ijya kumuremera, imuremera iki? Umufasha umukwiriye. Iki rero ni ngombwa ko tugitindaho. Kubera iki? Iki gisubizo Imana iri gutanga ku kibazo cyo kuba wenyine, abantu benshi ntabwo tucyumva neza. Kubera iki? Usanga twibwira ko igisubizo cyo kuba wenyine, kumva uri wenyine, kumva utishimiye kuba wenyine, ahari nuko ubusabane bwawe n'Imana butameze neza, ku bakristo cyane cyane. Ariko ntabwo ari cyo gisubizo. Kubera iki? Reba umurongo wa 19. Ngo Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo, aba ari ryo riba izina ryacyo. Uyu muntu ntabwo ari umuntu utandukanijwe n'Imana. Wibuke icyaha ntabwo kiraza. Ntabwo ari umuntu utandukanijwe n'Imana. Oya, kubera ko Imana ngo iri kurema amatungo, yamara kuyarema ngo ibyo yaremye ngo ikabizanira uyu muntu ngo irebe uko abyita. Mu yandi magambo, uyu muntu n'Imana bafitanye ubusabane, bafitanye imikoranire yumvikana rwose, kubera ko Imana iri kurema ikamuzanira ngo aba ari we ubyita. Ngo kandi uko yise buri kintu, riba ari ryo riba izina ryacyo. Ibi rero biradufasha iki? Icya mbere ni uko ntabwo impamvu wumva uri wenyine ari uko ubusabane bwawe n'Imana butameze neza. Niba butameze neza, ni ikindi kibazo gikeneye gukemuka. Ariko ntabwo kuba uri wenyine igisubizo cyacyo ari ubusabane bwiza n'Imana. Oya, n'umuntu ufitanye ubusabane bumeze neza n'Imana nk'ukuntu Adamu yari ameze, Imana iramureba ikavuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Icyo rero tubanze tucyemeranye nk'abizera. Reka rero turebe ikindi kintu. Uyu murongo wa 20, hari abantu benshi bibeshya ko ikibazo ari uko badafite akazi, badafite ibyo gukora. Mbese kuba wumva uri wenyine ni nk'ubutesi, ni umwirato. Oya, ntabwo ari icyo. Niyo waba ufite akazi, ufite ibyangombwa byose, umeze neza nk'uko abantu benshi bibwira ngo reka mbanze, niyo ibyo byose waba ubifite, waguma ukumva uri wenyine, waguma ukumva udafite umufasha. Kubera iki? Reba umurongo wa 20. Ngo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Mu yandi magambo, inshingano Imana yamuhaye, uyu muntu yari arimo kuzikora, yari ameze neza. Ariko muri icyo gihe arimo kubikora, Bibiliya itubwira ngo iki? Umurongo wa 20 usoza uvuga ngo ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Ni ukuvuga iki? Ntabwo umufasha w'umuntu ari mu kazi, ntabwo ari ukubona ibintu byose bimeze neza. Oya, n'igihe ibintu byose bimeze neza, Imana ireba umuntu ikavuga ngo si byiza ko aba wenyine. Imana ikareba umuntu ikavuga ngo umufasha umukwiriye ntabwo araboneka. Ibi rero bikwiye kudufasha kumva uburemere bw'ikintu Imana igiye gukora. Ntabwo ikintu Imana iri kuzana ari ikibazo cy'ubusabane bw'umuntu nayo, ahubwo n'umuntu ufitanye ubusabane nayo iranzura ikavuga ngo si byiza ko aba wenyine.
abakristo benshi babigiraho ikibazo, yakumva yumva atameze neza, yumva atishimiye kuba wenyine, akeneye umuntu bakundana, akagira ngo ni ikibazo cy'uko ntameranye neza n'Imana, nasega bigashira, naho bizajya. Kuba wumva uri wenyine, ibi ni ibintu Imana ubwayo yanzuye kuri Adamu. Mu yandi magambo dushatse twavuga ngo kumva uri wenyine ni ibintu Imana ubwayo iguteramo, kubera ko ni ikibazo Imana ishaka gukemura mu buzima bwawe. Igihe kiragera mu mikurire y'umuntu akumva ari wenyine, akumva ntabwo ashaka kuba uko kuntu yiyumva, arashaka kuba afite undi muntu basangira ubuzima, arashaka kuba afite undi muntu umufasha mu mibereho ya buri munsi. Ariko ibyo ngibyo ni Imana ibizana muri twebwe. Birumvikana hari ibyo abantu baterwa nuko n'urungano, abandi bose barashatse n'iki, ariko Imana niduteramo iyi nyota yo kumva ukeneye umuntu muzabana. Ibi rero bivuze iki ku muntu uri kurambagiza? Icya mbere biravuze ngo wowe muntu uri kurambagiza, impamvu uri kurambagiza ni uko wumva uri wenyine, niyo mpamvu uri gushakisha, niyo mpamvu uri kugerageza kureba ninde mwabana. Icya mbere ibyo bintu urimo ni Imana ibiguteramo. So ntabwo uri wenyine rero mu gutekereza ninde mwabana byagenda gute, hari Imana iri kumwe nawe, kuko niyo iguteramo iyo nzara n'inyota byo gushaka uwo muzabana, kuko niyo yanzuye ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Icya kabiri, ntabwo iyo nzara n'inyota ufite ntabwo bizahoraho, ntabwo ari uko uzahora. Imana yiteguye guhaza iyo nzara n'inyota, yiteguye kukuremera umufasha ugukwiriye, kubera ko yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. So ikibazo ufite rero Imana irakizi, ushatse bavuga ngo niyo yagiteje kandi yiteguye no kugisubiza. Ibyo biguhumurize wowe muntu urimo kurambagiza. Hanyuma ariko nawe washatse, iri jambo hari ikintu rikwiye kukubwira. Icya mbere ni uko ntabwo urushako rwawe ari impanuka, ni ibintu Imana ubwayo yagambiriye ikabishyiraho. Hanyuma mu bantu buzuye isi yose, mu bantu bose bashoboraga gushakana n'uwo mwashakanye, Imana yatoranije wowe, iragutoranya. Igutoranyiriza iki? Kugira ngo utume mugenzi wawe ataba wenyine, kugira ngo ubere mugenzi wawe umufasha umukwiriye. Rekeraho rero kumva utabishobora cyangwa se kumva hari indi nzira byacamo. Nta yindi, ni wowe Imana yahisemo, iragutoranya kugira ngo uze utume mugenzi wawe ataba wenyine, kugira ngo uze umumare irungu, mu yandi magambo kugira ngo uze umubere inshuti magara, umube hafi, kugira ngo mufatanye mu by'Imana iri kubahamagarira gukora. Witekereza rero ko hari ukundi kuntu wakora iby'Imana iguhamagarira wirengagije uwo mwashakanye. Rwose shakisha uburyo bwose, jya mu ijambo ry'Imana urebe ni ubuhe bwenge riguha, ariko we gutuma mugenzi wawe wenyine, umurinde kuba wenyine, umurinde kubaho atagira umufasha, umufasha. Ibi ntabwo bireba abagore cyangwa abagabo, ni ukuvuga ngo niba uri umugabo, fasha umugore wawe, rinda umugore wawe kuba wenyine. Niba uri umugore, fasha umugabo wawe, murinde kuba wenyine, kuko nicyo cyatumye Imana ibahuza nk'umugabo n'umugore. Icyo nicyo uyu murongo wa 18 kugeza kuri 20 bikwiye kutwigisha, yaba nk'abari kurambagiza, yaba nk'abashatse. Ariko mu nyigisho ikurikiraho tuzareba noneho uyu mufasha Imana yaremeye umuntu yamuremye ite, nihe miterere yihariye Imana yamuhaye. Birumvikana hari imiterere yihariye nawe ubwawe ku giti cyawe Imana yaguhaye, wowe muntu urimo kurambagiza, ku buryo iyo miterere iragutegura kuzashaka, iragutegura kuzubaka neza. N'abashatse kandi nicyo bivuze, hari uburyo bwihariye Imana yaremyemo uwo mwashakanye, hari uburyo bwihariye Imana yakuremyemo, ibategurira mwembi kugira ngo mushakane, kugira ngo muzagire urushako rwiza, ruva mu muryango mwiza, ruvamo urugo rwiza. So icyo rero nicyo tuzarebaho mu nyigisho ikurikira. Ariko utaragenda, wibuke ukanda like n'inyigisho yagufashije, kandi utubwire igitekerezo cyawe muri comment. Imana igumugisha. Reka
ukande kuri iyi nyigisho hasigaye dukomeze n'igice cya kabiri.